Ndabasuhuje cyane bakunzi ba Kamanzi Official, ndifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Ngarutse rero nyuma y'iminsi tudakorera hano ariko tuba turi ku Ihumure TV. Ngarutse ngira ngo nk'abantu tubana hano kuri Kamanzi Official mbasobanurire neza ikijyanye n'amahugurwa turimo kubategurira kuri Pi Network. Ni amahugurwa azajya azigisha afasha ababishaka kandi babyifuza kwinjira kuri konte ukamenya ibyo uhakorera. Ni ibintu bizahoraho mbega igihe cyose uzaba ukiri mu mushinga wa Pi Network. Rero ukuntu bizajya bigenda, tuzajya twiga, ndashaka gufata igihe gihoraho mu gihe Open Network itaraba cyangwa se n'igihe izaba yabaye, dukomeze kuyiga dufasha benshi. Ubuzima buzakomeza mujye mureka burya ibyo twivugisha dutebya ngo nzabura, ngo nzagira nte, nzaba mbura simbura njya hehe, habaye iki? Ko ubuzima buzakomeza nk'uko bwari busanzwe. Rero nk'uko nababwiye ko tuzagira ayo mahugurwa ku itariki 16 hazaba ari ku cyumweru isaa 8 zuzuye. Tuzaba turi kuri Great Hotel hariya mu Kiyovu, cyangwa se Great Hotel Kiyovu. Ni iyo ugeze kuri Cercle Sportif uzamuka gatoya, usa nk'ujya mu Kiyovu nyine haruguru ya Ecole Francophone, uhinguka kuri iyo hoteli nibanziriza uturutse epfo rwose. Rero niho tuzaba turi ku cyumweru, hejuru muri etage ya 5. Iyo ngiye kuri reception ugakata ku ruhande rw'ibumoso, wakwinjira koridoro yaho ugakata iburyo ukazamuka ama esikariye. Ariko biba byiza ukafata ascenseur, amara gufata ascenseur ukakanda kuri 5 nyine ukazamuka. Ntabwo tubibigisha ibyo ngibi, ukazamuka muri 5 niho tuzaba turi. Ikintu rero bizagusaba nicyo gitumye nongeye kubigarukaho ni iki ngiki. Umuntu wese nigeze mfasha nkaba naramushyize ku rubuga cyangwa se ku rutonde rw'abantu nakiriye nafashije, we azishyura amafaranga 2,000, kandi ibyo 2,000 abifatamo n'icyo kunywa. Yego, icyo kunywa kitari munsi ya fanta. Hanyuma umuntu ntarakira azaba aje ubwa mbere, ariyo serivisi ya mbere muhaye, wazishyura 5 kandi nawe abifatemo icyo kunywa cyangwa gukonsoma kitari munsi ya fanta. Ubwo se ntibisobanutse mwuka byaramwe bagira ngo nsobanure ibintu bisobanutse, kuko icyo ngamije ni ugufasha, si ugucuruza. Ndamutse ncuruza n'uyu munsi twaba dufite ofisi tukaca amafaranga menshi, ariko byabera benshi imbogamizi ntibibafashe kugira icyo bamenya. Hanyuma rero ndasaba abantu bifuza cyangwa se reka mbarangire, ubwo icyo kirangire cy'amahugurwa, abantu bifuza kwinjiza abantu muri Pi kugira ngo bibongerere Pi, kongera Pi mbega mu yandi magambo, tubigufashamo dute? Wowe twinjiza umuntu kwa. Ubu ndagira ngo nsobanure uburyo izi serivisi mbafashamo uko zimeze. Nkwinjiriza umuntu, uwo muntu rero njya kumushaka, ni wa muntu nzajya kwicarana nawe nkamuganiriza, nkamusengerera, nkamwinjiza muri Pi, ariko nkaba nzi ngo ni umuntu tuziranye kandi nishyikiraho nzashobora gukurikirana. Hari abantu rero utazapfa gukorera ibintu mutabanje kuganira. Urumva rero ko urampamagara tukumvikana icyo ngusaba kugira ngo nkwinjirize umuntu kigiye ku ruhande. Wibuke yuko iyo umuntu amayininga umunsi ku munsi agira ate bikongerera Pi. Hanyuma nanone ku muntu ukeneye gufashwa kuri serivisi iyo ariyo yose ya Pi, nababwiye yuko wenda promotion mbahaye ari kugeza ku gatanu ubwo zaba ari itariki 10 na zingahe, urase n'eshanura
uzaba ari tariki cumi n'enye, ariko mu rwego rwo gukomeza gufasha ubwo serivisi yose ya payi, uzajya ayikenera azajya yishyura 5 kugeza igihe open mainnet izabera. Usibye abantu ngiye kubabwira, usibye umuntu wishe KYC, uwo nguwo nta poromosiyo afite. N'umuntu ushaka kugarura konte ye ya mbere, n'uwo nta poromosiyo afite. Muri make ibyo ngibyo biragorana cyangwa se bishobora kuzamo ibibazo. Muri make abo ngabo bo nta poromosiyo bafite, ariko abandi bose ari uwinjira mushyashya, ari uwuzuza ibisabwa atujuje, harimo poromosiyo. Ariko nihazamo ingingo yo kwandikira kwa timu, uwo nguwo nta poromosiyo afite. Kwandikira kwa timu, kugarura konte ya mbere, gukosora KYC yapfuye, ibyo byose urumva. Niba wenda kwandikira kwa timu hari igihe biba bituruka kuri KYC wishe, ubwo ni ibyo ngibyo nyine. Ngira ngo ibyo ngibyo binasobanuka. Burya no gusobanurira abantu ni byiza kugira ngo mumenye ibyo muri mu gukorana ni ibiki, mubikora mute. Nibyo udufaranga mbaca, udufaranga tumfasha kuguma hamwe hano mu mujyi, nkabona nkodesha inzu, nkabona uko mbaho, nkabona murabizi mfite umuryango, hari bibabwiye ego ko iyo benshi oya ngiye kuvuga ngo muri kumwe n'imiryango yanyu, si ngombwa yuko ibyo ngibyo wenda ibyo ni ibintu bizwi nta n'impamvu. Ubwo rero biragoye kuba mu mujyi, ubushobozi ubu n'ubu ntabwo nzaza ngo mu mafaranga ngo ibiki. Buri wese aba ibyo akora nuko abikora. Ubwo nahisemo kubikora kugira ngo bimfashe ne kugenda nsabiriza, ne kunanirwa kandi kubafasha. Kandi namwe murabibona ko abafasha ndabafasha, barabizi. Hari ibiganiro tubaha sinabona uko mbitanga, hari ibyo ntanga kwihumure sinabona uko ngerayo, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero utwo dufaranga tumfasha kuboneka no gukomeza kubafasha kugira ngo dutegereze open mainnet, turi kumwe no kumbona byoroshye. Ikindi, amasaha yo kumbona ubundi kwihumure nkora kugeza nibura saa 6, ubwo nibura saa 7 mba mbonetse rwose mbohotse. Hari igihe akazi kaba kabaye gake, hari igihe kaba kabaye kenshi. Niyesikize no ku bantu ejo bambonye impitagihe, byatewe nuko kaba kabaye kenshi, igihe biba byatugoye nyine bibaho. Rero ubwo buri wese abimenye ko nibura iyo umpamagaye imbere ya saa 6 biragoye ugira ngo wenda nakwihoreye, kandi si uko kwihorera mu by'ukuri, ahubwo nuko mba ndi mu kazi kenshi ntemerewe gufata telefone cyangwa se kwitaba, bitewe n'ibyo tuba turi mu gukora cyangwa gutegura. Ahubwo umuntu wa mbere rwose ajya mpamagara nibura guhera saa 6:30 da, saa 6:30 mba maze kwidesiponibiriza, mvuye mu kazi, ubwo ntangiye akazi ko kwakira abageze gute abankeneye. Ikindi ni byiza ko duhana gahunda. Niba ari umunsi uri bumbone unkeneye, urara umpaye gahunda. Nababwiye ko kunyandikira SMS biroroha kuruta kunyandikira kuri WhatsApp. Nibyo koko kuri WhatsApp biba ngombwa, hari igihe tuvugana ukambwira uti reba kuri WhatsApp, nkarebaho nimero yaherwa na kangahe cyangwa afite izina ryawe nkabireba. Ibi byose ndimo kubabwira ni ukugira ngo mbasobanurire mwumve ko ntawe mba nirengagije, nta mpamvu. Yego, ikindi niba nkeneye mpamagara, umbwira uti nkeneye ko mfasha kuri payi, hanyuma umbaza uti nakubona he, nagusanga he, birasaba iki. Ariko ngira ngo birasobanutse. Iki kiganiro mwagihererekanya kikabafasha mukamenya ni ibiki bisabwa. Ngira ngo birasobanutse, nta bindi byinshi byo ikiganiro nkikoreye kugira ngo ntange ubusobanuro, nta n'ikindi. Ikindi ndambasabe, nubona nk'ikiganiro cyane cyane, murabona ko ndimo kwibanda ku biganiro hariya kwihumure, hari ibintu tuvuga ariko ugasanga abantu ntibabyumvise. Umuntu ati nkurikira ibiganiro byanyu, ariko yajya kumva arimo kukubaza ibyo mwaganiriyeho mu kiganiro. Mujye mwihangana mukurikira ikiganiro mugisoze, hanyuma namwe kibafashe. Ikindi, ndagira ngo mbane abantu impungenge, amafaranga ya payi
umuntu wese wabonye migration azayabona, kandi uburyo azajya yabonamo biroroshye. Niba ukenera cash uzajya uzibona, nukenera kwishyura payi wishyure payi, ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma cash kuko harimo kampani nyinshi zizajya zituvunjira, buri ibintu byinshi bizasobanuka neza ari uko payi open mainnet ibaye. Nimuhumure rero, kandi buri wese naharanire gukora ibishoboka byose ngo yuzuze ibisabwa, gusa nyine mwirinde kwangiza konte zanyu kuko bizabahenda kandi ntabwo byaba binoze. Buri wese yigira inama cyangwa se yimenyera ubwenge, ngo wirangayo kumugera burara, nukomeza kubyica niwe bizagiraho ingaruka. Hanyuma kandi mwirengera amafaranga makeya nimugire. Hanyuma abakeneye ko umuntu yabafasha mu buryo bwihariye, abo ngabo bampamagara tukabivugana byihariye, nkumva uko bimeze. Ariko reka mfate urugero wenda nk'abantu bari hanze y'igihugu. Abantu bari hanze y'igihugu mpamagara kuri WhatsApp. Hari ukuntu kuri WhatsApp bahamagara nyine tuvugane, usobanura ikibazo ufite. Akenshi hari igihe baba ari abantu bumva basobanutse, hanyuma ngufashe. Biroroshye rwose, biremewe. Kandi abantu bari hanze y'u Rwanda, bari za Burayi, Amerika n'ahandi, mbwire mbafashe nta kibazo. Murakoze cyane, buri wese akomeze kumayininga ku gihe kandi akora ibishoboka byose ngo yitegure open mainnet igiye kuba, turyoherwe twese.